Amahoro y'Imana abe muri wowe nshuti udukurikiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nagira ngo nkubwire ijambo muri aka kanya, ijambo rikubwira ngo witinye. Ndashaka kuvugana nawe ufite ibibazo bikomeye, ndashaka kuvugana nawe ubona ubuzima bwanze, ukumva uri wenyine wihebye, ntawe ufite kuguhumuriza. Ushobora kubona se ukabona mu kazi byanze, ukabona mu rugo byanze, ukabona ubushomeri bumeze nabi, ariko nagira nkubwire ijambo rivuga ngo witinya. Imana ifite ingabo nyinshi zo kurwanirira umuntu wese wabashije kwizera Kristo. Muri uyu mwanya dufite ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri aka kanya, ryanditse mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cyaho cya 6, umurongo waho wa 15. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri aho hantu. Reka dusome. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Amen. Nyene data, nagira nkubwire ngo ushobora kubona ufite ibintu bigukangisha cyangwa bigutinyishije ari byinshi, ukabona ibikugose biragoye, wareba akabura ahantu wo hirya no hino wabwira ikibazo cyawe. Ariko nagira nkubwire ngo Kristo arahari kugira ngo akumve, kandi akubwira inkuru nziza ivuga ko Imana ifite ingabo nyinshi zo kukurwanirira zirenze izibiguhagurukiye. Iki gihe uyu mugaragu wa Elisa yabonaga byacitse, yabonaga yarazindutse kare mu gitondo ajya gukingura umuryango, agiye kubona abona umusozi wose wuzuye ingabo zibagose. Arangije aravuga ati, databuja, ati turagira gute ko dupfuye? Yabonaga nta bindi byiringiro. Intambara ni nyinshi, ubuzima bugoye abantu benshi, ariko iyo turi muri Kristo Yesu tugira ibyiringiro, tugira umunezero. Abantu badafite Kristo, abantu batari muri Kristo, benshi usanga nubwo bagira n'ubutunzi bakagira n'amafaranga mu bundi buryo, ariko usanga babura ibyiringiro mu bundi buryo. Ariko ngiye nkubwire inshuti wowe unkurikiye muri aka kanya, nkubwire ngo izere Kristo, azi icyo ari bukore, afite imbaraga nyinshi, afite ingabo zo kukurengera no kugutabara. Witinya. Yaramubwiye ngo witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Ese niki kiguhangayikishije? Muririmbyi yararimbye aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo ribamara imibabaro rikabatinyura. Haleluya. Wari uzi ko izina rya Kristo rimara umuntu ufite imibabaro n'intimba nyinshi, akongera akagira ibindi byiringiro, akongera akagira ibindi icyizere cy'ubuzima, naho yabona bigoye byanze. Ariko ngiye nkubwire ngo kuba muri Kristo bifite umumaro ukomeye cyane. Undi muririmbyi yaririmbye aravuga ngo Yesu niwe ugira amahoro meza, ngo urupfu n'ibyago niwe ubitsinda, ngo yewe ushaka ubugingo budashira ni mu mwizigira azabarengera. Ndagira ngo mvugane nawe ubona byari byanze, ukabona hirya no hino, ukabona hose, ukabona inzira zirafunze. Ndagira ngo nkubwire ko Kristo ahari kandi akuzi, yiteguye kukugirira neza. Nubwo wabona byanze, ajya afata ibyari bidafite ishusho, ajya afata ibyabo bigaragara ko byarangiye, akabihindura bishya. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo akuraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Nagira ngo ubwire ngo wizere Kristo gusa, umwizere mu buzima bwawe, umwizere arabasha kukugirira neza. Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma ngo amaze kubwira Elisa, amubwiye uko byari bimeze. Mbibutse ko byari biturutse uburyo umwami w'Isiriya yajyaga apanga imigambi yo kugirira nabi Isirayeli no gutega umwami. Hanyuma ngo undi ari mu rugo iwe akabasha kumenya ayo makuru, Imana ikabimwereka. Hanyuma ngo iteka uko bajyaga batega imigambi ikaburizwamo, kubera ko umugaragu w'Imana yabimenye. Hanyuma baribaza ngo ese ninde haba muri twe haba harimo umutasi ukorera igihugu cya Isirayeli, ku buryo ibyo dupanga byose agenda akajya kubimubwira. Undi arangije abandi basirikare baramubwira ati, nyagasani ntawe, ahubwo ikibitera nuko muri Isirayeli harimo umugabo uri mu mwuka w'Imana. Iyo dupanze ibintu bitandukanye byo gukora, aho kanya we arabimenya. Bamubwira uburyo ari we ubasha kumenyesha
umwami amakuru y'ibyabereye ndetse ngo no mu murere, mu nzu, mu rwiherero, n'ibyo wapanga byose jya bimenya. Urumva agaciro kuba uri mu mwuka w'Imana, kubana n'Imana bishobora kugutuma umenya amabanga y'ibiguhagurukiye n'ibihagurukiye kukurwanya, kuko iyo dusenze Imana ivugana natwe ndetse ikatuyobora mu kuri kose. Imana ishimwe cyane. Nawe ndakwifuriza kugira ngo ukomeze kubana n'Imana nubwo hari ibigutinyishije, ariko Imana ijya itumenera amabanga mu bundi buryo butandukanye. Amen. Ngo hanyuma rero ubwo nibwo bapanze gahunda yo kuza kumufata, bafata ingabo nyinshi ngo zirazizigota umudugudu ngo zimufate zimujyane, kugira ngo atazongera wenda kubamenera amabanga mu bundi buryo. Ariko uko byagenze bahageze, uwo mugaragu n'ibyo kubyuka rero agiye gukingura ari mu gitondo, asanga umusozi wuzuye ingabo, agira ubwoba, aratinya cyane. Agaruka gusanga umukozi w'Imana, aramubwira ati databuja turapfuye turashize. Hari igihe nawe biza ukabona neza urapfuye, ukabona ntaho guhungira, ukabona ntaho kubwira, ariko ngufitiye inkuru nziza ikubwira ngo witinya, Imana ifite ingabo nyinshi zo kukurwanirira. Witinya, ibiguhagurukiye ni bito cyane ugereranyije n'imbaraga z'Imana. Upfa kwizera ukagira ibyiringiro, upfa kugendana n'Imana ukomeza ukayizera, naho ubundi ibyo biguhagurukiye ni bito cyane. Imana ishimwe. Hanyuma ngo umuntu w'Imana aramubwira ngo witinya rero, kuko abo turi kumwe nabo abo baruta kure cyane abari kumwe nabo. Ngo arapfukama aramusengera, aravuga ngo Mana humura amaso y'uyu mugaragu arebe. Amaze kumusengera aravuga ati data, ati ndabonye ingabo, ati mbonye umusozi wuzuye amagare n'amafarashi, ingabo ndetse ngo by'umuriro. Yumva abona ko imbaraga n'ingabo bari kumwe nazo ziruta ubwinshi izari ziturutse muri Siriya. Nubwo Satani atontoma, nubwo Satani afite ibintu bitandukanye, ariko umwanditsi yaravuze ngo ibya Farawo byose ni umuhindo. Nubwo ubona bimeze gutya ariko ni umuhindo, ntacyo byagutwara. Ahubwo komeza ugire kwizera, ugire ibyiringiro, kuko Imana ifite imbaraga, ifite ubushobozi bwo kuneshereza no kurwanira. Inshuti mwene data, nagira ngo rwose wowe ufite ubuza amahoro, ukumva uze uwakuguhumuriza, ariko nagira nkubwire ngo ukwiye kugira kwizera. Imana ifite imbaraga kandi ifite ingabo nyinshi yakoresha ikurwanirira. Imana ishimwe cyane. Reka wumve aka karirimbo, hanyuma ubundi dukomeze twumva n'ijambo ry'Imana rindi. Imana ishimwe cyane mwene data. Nagira nkubwire ngo Imana ifite umutima w'urukundo, kandi ibyo unyuramo byose afite ubushobozi bwo kubigutsindira no kubigukuramo. Hano iyo dusomye muri Yohana ibice 6 umurongo waho wa 5, tuhasanga igihe Yesu yari ari kumwe ngo n'abantu benshi, ariko bari mu butayu ariko babwiriza ubutumwa bwiza. Ngo bwageze bugeraho burira, ngo bwize ngo abwira abigishwa be, aravuga ati mushake icyo mugaburira abantu. Yesu ngabwira Filipo, ayobora amaso abonye abantu benshi baza ahari, abaza Filipo ati turagurira hehe ibyo kurya ngo aba bantu babone ibyo barya. Icyatumye amubaza atyo, yagira ngo amugerageze, ubwe yarazi icyo ari bukore. Mwene data, Imana ishimwe. Nagira nkubwire, urumva aha Yesu yabwiye abigishwa, abwira Filipo, aramubwira ati abantu bari hano ni benshi, kandi aravuga ati turaguraho ibyo kurya kugira byahaza aba bantu. Ariko Bibiliya irambwira hasi ngo ubwe yarazi icyo ari bukore. Yagira ngo amugerageze, ariko yari afite icyo ari bukore. Nubwo ubona bikugoye nshuti mwene data, ariko nagira nkubwire ngo Kristo azi icyo gukora. Urabona byanze, ushobora kugerageza ukabona ahantu hose watekerezaga ko byakunda ukabona biranze, ariko nkubwire ngo Kristo afite imbaraga, afite ubushobozi bwo kukugirira neza. Rero nagira nkubwire ngo witinya.
Haleluya, azi icyo ari gukora. Nijya mumbwira abantu benshi bahangayitse, insengero zimaze igihe zifunze, n'ubundi buryo butandukanye, abantu benshi aho bakuraga amaramuko bintu biranze, ariko ntibabwire ngo ntabwo Kristo yigeze asinzira, aracyahari. Nubwo turi muri covid, ariko najya mbabwire ngo imbaraga z'Imana ziracyahari. Mukwiye kugira kwizera, mukwiye kugendana n'Imana, kuko Imana ivuga bikaba, mukamenya ko nubwo ubona bikomeye, ariko Imana ifite imbaraga nyinshi. Haleluya. Aramubwira ngo, ijambo riramubwira ngo icyatumye amubwira atyo, yagiraga mu igerageze, ubwe yari azi icyo ari bukore. Nubwo bimeze gutya, najya mbabwire, nubwo zifunze insengero, nubwo bigenze ute, ariko Kristo azi icyo ari bukore. Ntabwo dukwiye gutinya. Imana ishimwe. Uyu n'undi mwanya Imana yaduhaye kugira ngo twihererane nayo mu bundi buryo, umuntu ku giti cye. Uyu n'undi mwanya Imana yatanze ku miryango kugira ngo bongere baganire, bamenye uko babana n'Imana. Kuko akenshi ikiguzi cy'ubuzima kiragoye, abantu usanga baba bihuta birukanka mu bundi buryo bashaka ubuzima. Ariko uyu munsi ni igihe Imana yaduhaye kugira ngo abantu bongere bitekerezeho. Muhumure. Ubushake bw'Imana ni bwiza ku bantu bayo, kandi ntabwo warwanya ubushake bw'Imana. Imana izi ikiri gukora. Imana yimukiye mu ngo zacu kugira ngo muri iki gihe tubongere tuganire n'Imana. Haleluya. Najya mubwire rero nshuti mwene data, ubona ibintu biguhangayitse ari byinshi, ariko humura, Imana irahari. Humura, Yesu azi icyo ari bukore. Mwizere. Ni ubushomeri se? N'ubuzima ubona bwanze, ukabona wabuze aho kuba, ukabona ibintu byanze. Ngufitiye inkuru nziza, Kristo aragukunda kandi ni umurengezi mwiza. Ngufitiye inkuru nziza. Haleluya. Nshuti mwene data, witinya, Imana ifite ingabo nyinshi. Imana iguha umugisha. Ndagushimiye wowe twari turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nubwo ushobora kubona ukabona uri wenyine, ushobora kubona ukabona nta wundi wo kuguhumuriza, ariko ndagira ngo ubwire ngo witinya, kuko Imana ifite imbaraga, Imana ifite ingabo nyinshi zo kukugirira neza. Witinya. Urakoze. Reka dusenga Imana, ariko ngiye kubwire ngo urumva ugize icyifuzo, wabonaga wihebye, wabonaga ntawo kuguhumuriza, wabonaga byacitse, ariko ngufitiye inkuru nziza. Ubwira ngo Imana ifite ingabo nyinshi ziruta izo zose ibyo ubona biguhagurukiye. Reka dufatanye gusenga, wizere Imana kuko ifite imbaraga nyinshi. Amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye ko udahinduka, tugushimiye kuko ushobora byose, kandi iyo uvuze biba, wategeka bigakomera. Sengeye umuntu warunkurikiye, ufite ibibazo bimukomereye bimugoye, ubona nta nzira, ubona nta hantu yahungira, ariko ndakwinginze cyane kugira ngo umubere igisubizo kandi umubere ibyiringiro. Komeza kumufasha, komeza gufasha abari bakurikiye bafite agahinda kenshi, abo babere ibyiringiro. Wari utarakira agakiza, nawe umuhe kwakira agakiza. Komeza kutwita no kuturengera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabashimira rero mwebwe mwese tubana umunsi ku munsi, kandi mbibutsa ko kuri YouTube channel Umunezero w'Agakiza TV hari inyinshi zitandukanye zashoboza gusubizamo ibyiringiro mu bugingo bwawe, ndetse no kuri website umunezerowagakiza.org, aho haba ari inyinshi zitandukanye zo mu Kinyarwanda n'Icyongereza zarushaho kubaka ubugingo bwawe. Mujye muyisura buri munsi, kandi amahoro y'Imana akomeza aganze muri mwe. Utarakora subscribe nawe yayikora, kugira ngo mu gihe tukishyiraho inyigisho bitadukunde ko tuzisharinga ubashe kuyibona. Murakoze cyane, turabakunda. Shalom.